Yabyutse mu gitondo afata imyenda yambaraga ijya gusa nayo ikiri mishyashya ayipakira mu gikapu kinini azinga matera neza, ibyo mu nzu hafi ya byose abipakira neza ku buryo ari kubiterura ntihagire igisigara. Yagiye ku muhanda abwira umumotari ati shaka mugenzi wawe uzantwaza ibiri mu bikapu na matera wowe untware. Motari turimutse se? Nawe ati sinimutse hari umuntu ngiye kubiha. Yanze kubitindaho ahamagara mugenzi we baramutwara hamwe n'ibyo bikoresho byose. Uwo mukobwa yari umucuruzi w'imyenda mu isoko. Yarahageze abwira umumotari ati ndaje nkwishyure wishyure na mugenzi wawe. Yabanje kwanika imyenda yacuruzaga avangamo n'iye bwite yarakuye aho yabaga. Yari imyenda myiza y'abasore n'abakobwa ari bicururiza gusa. Yasaga n'ufite agahinda ariko ari kwihagararaho. Umumotari yari yakomeje guhagarara abonye ari gutinda kumuha amafaranga ati nagize ngo ugiye kwanika imyenda yawe hanyuma unyishyure none uri kwitwara nkaho nta na gahunda ufite. Urugendo bari bakoze nta minota 30 yari irimo kuri moto. Bishyuraga amafaranga make cyane umukobwa agiye kumwishyura amuha menshi. Motari yashatse kugenda ati naba yibeshye ubwo ndamwibiramo niko twabaye, gusa aribaza ati ni gute yakwibeshya akampa amafaranga angana atya. Yaramubajije ati ko ari kuduha icya5 ukaba umpaye ibihumbi byose, uriya watwaye ibi bintu wari kumuha 1000 naho njye ukama 500. Umukobwa ati ahubwo nayo ni make kuko wamfashije nifuzaga kugera hano nihuse. Motari turakomeje se? Yavuze yikinira ati noneho niba adahagije mpa yandi. Umukobwa yamuhaye 100. Motari yafata aseka ahita yigendera. Yagiye hirya aho yabaga aparitse nk'ibisanzwe ategereza ko haza umugenzi akamutwara. Amafaranga yarahawe yari menshi yumvaga ashaka yajya kwiryamira akazakora ku munsi ukurikira, ariko akavuga ati ubwo naje mu kazi reka nkore nitujya gutanda afata abasore banjye dukorana amagurira mu biga binywere ejo nzirwa ndyamye sinzaza mu kazi. Nka nyuma y'iminota 30 umudamu wari uhetse akana yaje akurura ya matera wa mukobwa afite n'imyenda myinshi myiza mu gikapu cyiza. Ageze mu bamotari ahitamo wa wundi. Umumotari ati mada uragera hehe? Yarahamubwiye bavugana ibiciro yicara kuri moto baragenda. Bagiye baganira uwo mudamu agenda amubwira ati mota abantu beza narinzi ko batakibaho, umukobwa umpaye iyi matera wagira ngo ni Imana imuvugiyemo. Umumotari ati ubwo urakomeje bigenze bite? Nawe tukundebe uko njye n'umugabo wanjye turakennye, twabyaye indahekana, umwana wacu mukuru yararaga ku gasambi ariko iyi matera njye n'umugabo tuzajya tuyiraraho warare ku kamatera twararagaho. Umumotari ati ko ntabyumva se? Umudamu turiya mukobwa nuko utamuzi, mugeze harandeba mbona agize agahinda dushaka kugura iki madamu? Nari ngiye kwigurira agakabutura gusa akomeza kunyitegereza ati nta gakabutura gusa ushaka? Namubwiye nti yego nta mafaranga mfite. Yambwiye ati njye ncuruza imyenda y'abantu bakuze b'abasore n'inkumi ariko guma hano mbaze umucuruzi mugenzi wanjye nkuzanira ku gakabutura. Yazanye imyenda myinshi udupantaro n'udushati n'udukote ndumirwa. Aho kunsaba guhitamo yambwiye ati yijyanire yose nabishyuye. Nashatse kugira ngo ntakomeje ansaba no guhitamo yankwira niyakwira umugabo wanjye nuko nanjye si ugutoranya mitamo imyiza. Nagiye kugenda none hatereka nkugurira igikapu twaremo, nanjye ntiwaba ukomeje kungirira neza. Yakizanye apakira imyenda yitonze ati iyi matera se ntiwayitwara? Nanjye ntiwabumbyaye. Motari yahise ahagarara turakomeje. Umudamu yisetsa ati vuga ahubwo ko amafaranga yo gutega ariho uyampaye akama nayo guhaha. Nukuri uyu munsi ndaramukanye umugisha pe. Motari yagize ubwoba ati bishoboka bite ko umukobwa yaba ari muzima? Umudamu ati ni muzima ahubwo kurusha abandi bantu bose. Motari ati nanjye nguzaniye aho ngutwaye hose mvira kuri moto ushaka undi kugezayo. Yakase moto asubira yihuta agerayo asanga wa mukobwa abantu bamwuzuye bari kwitwarira imyenda y'ubuntu. Abandi bacuruzi barayirwaniraga we yabihoreye ati nimwitware mbona ishize njye ngiye kwimuka kandi aka kazi sinzagakomeza. Motari yarahageze ahutaza abantu ati wabaye iki wa mukobwa we? Akibyibazaho undi mumotari yamuzanye ibikoresho byo mu nzu byose byari byasigayemo. Uwo mumotari wari ugarutse kureba icyabaye akimara kugenda uwo mukobwa w'umucuruzi yahamagaye uwo bazanye amuha imfunguzo ati genda buri kantu kose usanga mukanzanire usigamo amashuka gusa n'intebe za Landlord. Yaragiye kubyihera umugabo wasabirizaga aho mu mujyi ngo abijyane wajya bikoresha. Motari yagiye kubaza mugenzi we ati habaye iki? Nawe ati baraka tuzanirira amafaranga, uyu mwana w'umukobwa nyishyuye nari kuzakorera mu byumweru 2 byose. Undi atoya mwana uyu mukobwa afite ikibazo gikomeye byanga bikunda ahubwo ikiza nuko waba yagumanye ukaza kuyamusubiza. Kare nabwo yamaye amafaranga menshi ngo nze kuguhembaho gusa ibyo ari gukora si bisanzwe. Uwo mumotari mugenzi we yaramusetse cyane ati baraka uri umusazi ukabona amafaranga ukayitesha ahubwo reka nigendera atarisubiraho. Abakene bo ku mihanda yabahaye amafaranga menshi bose bari kumufata nk'ikigirwamana none ngo ngibe nyamusubize ahubwo se ukuntu yaratunze menshi. Ni ukuri ko kagiye kubana n'umugabo w'umukire pe. Uwo mukobwa abantu bamushimagizaga bamuvuga mu izina bati Sofia urakarama rwose uzagira urugendo rwiza uzagereyo amahoro. Yari yababeshye ko agiye kubana n'umugabo w'umukire cyane kandi ko yamusabye gusiga atanze ibintu byose.
Imyenda y'abacuruzi bayigabanye yose, ibintu byo mu nzu byose amaze kubitanga, Baraka amufata akaboko aramukurura ati numvise bakwita Sofia, ikibazo waba wagize cyose ukwiriye kumbwira impamvu ukoze ibi. Nta mugabo wagusaba gutanga ibintu byose harimo n'amafaranga, ntabwo bibaho. Sofia yashatse kumwiyaka, Baraka ati sinkurekura, ngwino tugende umbwira icyabaye, nuba ushaka ko ngufasha ugatanga n'ibindi usigaranye niba binahari umbwire mbikore, ariko mbenze impamvu ifatika itari yuko uwo mugiye kubana yagusabye gutanga ibintu byose. Sofia ati ngeze aho mba ndabikubwira amageze. Baraka yamutwaye yihuta amugejeje yasanga hafunguye kuko wa mumotari yari yasize atafunze. Barinjiye bicara ku dutebe twarimo. Baraka ati none niba ari umusore mugiye kubana bagusabye kubikora kuki ataje ngo agufashe? Wenda tuvuge ko atabonye ukaza, kuki wahisemo kubijyana mu mujyi? Nta baturanyi ufite hafi aha? Ndabibona ko iyi nzu yibamo wenyine mu gipangu cya wenyine, ariko se nta n'umuryango ugira ku buryo wabahaye amafaranga aho kuyajugunyira inyoni? Nakumuhamagare numva umubwire ko ibintu byose harimo n'amafaranga arenga miliyoni byihereye abahisi n'abagenzi. Nabishima ndahita nigendera ndeka kukubangamira. Umukobwa yatangiye kugira umujinya ati taha wa musore we, nanjye numvise bakwita Baraka, gira uve hano nshaka kwigendera. Baraka ati ninjye kugeza kuri uwo mugabo wawe, nutega undi mumotari cyangwa ukagenda mu modoka ndabakurikira nabwo mpaka amenya aho mugiye, kuko simbyumva ukuntu wifata ugatanga ibintu byose. Niba akize se we si amafaranga atunze? Si Mariya ari kubiri mu yindi? Ntimuzabyara se? Sofia yamufashe akaboko arakaye ngo amusohore hanze. Baraka ati singusiga hano utambwiye aho ugiye. Umukobwa ati ndahamagara polisi ize hagukure. Nawe ati yihamagare nibyo nshaka, kuko wenda iyo wayibwira ikibazo wagize wakwanga ikamfasha kukuvuza kuko urarwaye. Yahise amwaka telefoni yihuse. Umukobwa ati nawe yijyanire ariko usohoke. Baraka ati ngaho kuramo password ngende, ndabona inahenze bya hatari. Umukobwa yayikuyemo kuko akomeje. Baraka yagize agahinda aribwira mu mutima ati disi yasaze none ntari kumenya ibyo arimo, ubu se kuki yasaze muri ubu buryo? Yumvise yarira areba Sofia mu maso ahita amuhobera ati ihangane Sofia, ihangane rwose. Sofia nawe yagize ikiniga ati nihangane kubera iki? Ibyanjye urabizi, ninde wabikubwiye? Niyo mpamvu uri kumbangamira? Yatangiye kurira. Baraka aramugundira cyane atirira Sofia, nibyo byonyine ukeneye. Yakomeje kurira umwanya munini. Baraka nawe agira ikiniga atangira kurira, ariko bimwe by'abagabo. Yongeye kurebana na Sofia mu maso basanga bose amarira yabarenze. Barongeye baricara. Baraka areba muri telefoni ya Sofia ahamagara nimero zari zanditseho my love bisobanura urukundo rwanjye. Ahamagaye umusore warakaye amwitaba amusakuriza atarumva n'ijambo na rimwe. Yongeye ijwi, uwo musore aratangira ati nta n'isoni ariko Sofia. Baravuze ngo Sofia bisobanura ubwenge ahari, ariko we barabicuritse. Ni kimwe no kubona umuntu bise Kazungu kandi atarigeze aba inzobe. Kuki utagira ubwenge koko? Sinakubujije kundirira. Niba nashatse uragira ngo umwirukane kubera wowe? Wowe mwana, nta sura, nta mubiri, nta muryango, nta bwenge, ukumva nakugira umugore? Ubwo ubufaranga bwawe n'abandi barabufite. Amafaranga arashakwa. Niba ushaka kumwishyura iyo wakoresheje ungurira impano umbwire nyagusubize, cyane ko wabaga unansuzuguye. Yahise amukopa. Baraka asa n'ukangutse noneho. Yari yimenye ukuri nubwo kutari kuzuye neza. Sofia wavugaga ko impamvu ari gutanga ibintu byose kuko umukunzi we yabimusabye bari bamwanze bamukatiye. Uwo musore yari yashatse undi mugore kandi Sofia yarizeraga ko ari we bazabana. Kubyakira byari byamunaniye. Icyakora Baraka ntiyarazi ikigiye gukurikiraho. Yabajije Sofia ati kuki wakomeje kumbeshya? Ndabibona ko ibyo byose ari ibinyoma, kandi ibintu wakoze nta muntu wakwemera impamvu watangaga yatumye ubikora. Ubu nsobanukiye neza ko wahungabanye Sofia. Icyo ukeneye nonaha ni umuganga pe. Sofia yaratuje ati nta muganga nkeneye, icyo nkeneye ni ukuva hano ukagenda gusa. Baraka ati ningenda ndabibona ko ushobora kwiyahura. Sofia ati si ubuzima bwanjye se? Hari ubwo ari wowe urabuhombye? Ubundi wowe uranzi? Uzi ibyo naciyemo? Gute wigira nkaho niyahuye byakubabaza? Nta muntu upfa urwanjye ruzababaza keretse nyiri inzu nishyuraga, kandi nawe ndamwohereza amafaranga nsigaranye mpfe bose bamvuga neza. Nta mama ngira ngo ndamubabaza, nta papa, nta muvandimwe, ndibana. Umukunzi wambwiraga ko azambera byose aranyanze, none urumva ari nde ndababaza? Baraka n'ikiniga ati wambabaza Sofia, maze kubyumva ko ushaka kwipfira kandi ndagushyigikiye, ariko hari ikintu wibagiwe mbere yo kwiyahura. Sofia ati kiheze. Baraka ati uretse tucyandike nibwo urahita ubona ko wari ugiye gupfa hari ikibazo udakemuye. Noneho Sofia yaratuje. Baraka ati ahubwo ndakugira inama y'icyo gukoresha wiyahura ku buryo utarababara. Ubundi se weho wateganyije iki? Sofia ati nshaka kwiyahura mu mugozi, niyo mpamvu y'amashuka ntayatanze. Baraka ati reka tubanze tuyazirike uhagarare ku ntebe ushyiremo ijosi turebe ko ninkurura uranagana ugapfa koko. Sofia ati nta kibazo mfasha rwose. Bateye intebe bazirika umugozi hejuru barawuzinga bakoraho gucisha umutwe. Sofia yahagaze ku ntebe ashyiramo ijosi. Baraka ati wawu, niyo wayisunikira wahita unagana ugapfa.
gusa reka nkwereke icyo waburaga gukora hanyuma wiyahure, ndahita natsa moto nigendere wowe usigare wiyahura. Sofia atangiye kugira amatsiko akivugisha ati uyu musore ushaka ko mpfa nawe ntasanzwe, iyo aba ari undi yari kubimbuza akantabariza, none washaka no kungira inama y'uko niyahura, ubanza koko ndi ikibazo mu bantu, uyu se ko nta hantu tuziranye ni gute ashyigikira ko niyahura? Baraka yarongera amubaza ati harya ubundi buryo wateganyije bwo kwiyahura ni ubuhe? Sofia ati ni umugozi gusa natekereje kandi ntibimaze iminsi, nahereye ejo mbipanga. Baraka ati hari abantu nzi bagerageje gukoresha amashuka ugasanga ishuka iracitse cyangwa abantu bakaza bakawuca bikarangira batipfiriye kandi aribyo bashakaga, ubundi uhitamo cya kintu uraba ubizi neza ko urapfa. Nanjye nigeze kubigerageza kera njya imyumbati ya gitambisa ariko sinapfa, narababaye mbabazwa nuko ntapfuye, ariko iyo mba narateganyije ubundi buryo nari kubukoresha nkipfira. Sofia atari kubwo urakomeje. Baraka yakuyemo ishati ati ntureba hano mu gatuza ninjye wahajombye icyuma ngo niyahure, gusa narababaye ndekeraho mpita njya kwa muganga. Sofia yaramusetse ati gute ubabara ukarekeraho kandi wari ugiye kwiyahura? Baraka ati tuza wowe ntuzi ukuntu icyuma kiryana, ahubwo nananywe umuti w'imbeba ntangiye gusamba nywa amazi banjyana kwa muganga ndakira. Sofia atari kuri kubeshya, uzi ko uri umusazi? Ubwo si izo nshuro zose ugerageza kwiyahura bikanga kuki wakomezaga kubikora? Nawe ati nakomeje kubipanga, gusa hari uburyo nari nabonye bwo gukoresha bwari kunyica vuba. Sofia ati ubwo nubuhe kuki utabukoresheje? Nawe ati nabonye indi mpamvu imwe yo gutuma nkomeza kubaho, nari maze kwiheba gusa nabonye ko nkwiriye gukomeza ubuzima, kandi urabibona ko ndiho meze neza, nkora akazi k'ubumotari karanyuze, iyo ngize amahirwe mbona yo gusagura nkinywera agacupa. Sofia ati mbwira wowe wari ugiye kwiyahura kubera iki? Nawe ati ahubwo mbaza ngo wiyahuraga kubera iki, kuko umuntu ugiye kwiyahura niwe utarabitangira, njye narabikoraga bikanga, mbaza ngo ni iki cyatumaga niyahura. Sofia ati ni ngombwa ngo mbisubiremo se wowe bimbwire? Nawe ati wibagiye ko hari ikintu nshaka kuhindura mbere y'uko wiyahura? Nakubwiye ko ngiye kukwereka akantu kamwe ukora ubundi ukiyahura rwose, ibindi wibimbaza. Sofia ati noneho mbwira. Umusore yamusabye gufata urupapuro n'ikaramu atandikaho ibintu byose watanze uyu munsi nta na kimwe usize, hanyuma uhite wiyahura. Ndajya ku muhanda nkuzanira umuti urawunywa ubwenge wiyahure mu mugozi nako mwishoka upfa utumvise uburibwe. Sofia yari yakomeje kumirwa yibaza ukuntu Baraka amushyigikiye, yafashe urupapuro yandikaho ibyo yatanze byose. Nyuma yo kubyandika Baraka ati ruzane ndubike, none handika urundi wandikaho ibintu watanze byose. Yararubitse ati wibutse gushyiraho amazina? Nawe ati nabyibutse. Yamaye urwa gatatu yandikaho ibyo yatanze. Yari yamusabye kubyandika uko yabitanze akurikiranyije, abo yabihaye n'agaciro kabyo kandi ntagire icyo ahindura kuri buri rupapuro, byose bikaza kuba bimeze kimwe. Noneho yarazimweretse ati tugiye kubikoramo umukino, nusanga wanditse kimwe inyuguti zanditse kimwe nta hantu wasibye kandi byose bikurikiranye mu buryo bumwe, ndakuzanira umuti uranywa ukiyahura umeze neza utumva uburibwe. Ariko ninsanga byanditse mu buryo butandukanye, marisha wasize zitangana, uburebure bwaho wanditse butangana, wenda washyize ku mwanya wa mbere ku rupapuro rumwe ahandi wamushyize ku wa kabiri, uriyahuza umugozi wawe wonyine nk'uko wabipanze. Sofia yagiraga ngo wenda uwo musore aravugamo ibyo kuba yareka kwiyahura, gusa ntiyabivuga. Barebye kuri za mpapuro basanga hamwe yanditse ngo uwayo Sofia, ahandi yanditse Sofia uwayo, ahandi yibagiwe izina. Barakomeje basanga ku rupapuro rwa mbere yibagiwe wa mumotari, ahandi yibagiwe wa mugore yahaye matera, urwa gatatu naho yibagiwe ko yahaye basabiriza amafaranga. Wabonaga ko umukono ari umwe ariko hari aho yatangizaga inyuguti nkuru ahandi agatangiza intoya. Baraka ati kuki wabyanditse mu buryo butandukanye? Sofia ati sindi marayika ariko ndi umuntu, niyo mpamvu bitari kumera kimwe. Baraka ati nibyo uri umuntu kandi uzakomeza kuba we, mbwira indi mpamvu. Nawe atari kuretse kumvanisha, urumva wowe wabishobora ukandika impapuro 3 zose zikaba zimeze kimwe 100%? Nawe ati wanditseho ibintu bimwe, uwabyanditse n'umwe, impapuro zirasa, ikaramu n'imwe, none kuki wumva ko kubikora bigoye? Sofia ati ngaho nawe bikore ndebe. Nawe ati ngiye kwiyahura se? Ahubwo ubu noneho wakwiyahura mu ishoka yawe, gusa uramenye ntiwiyahure wambaye imyenda, yikuremo yose usigarane ubusa buri hanyuma wiyahure. Sofia ati warasaze ariko niyahure nambaye ubusa se abantu bazavuge ngo iki? Urumva abantu baje bagasanga narapfuye nambaye ubusa ntaba nsebye? Uretse n'ibyo sinakura muri imbere yanjye. Baraka yashatse guseka ati nakubwira iki, ngaho urira ku mugozi wiyahure nkureba. Sofia yashyize umugozi mu ijosi agiye gutera agatebe umugeri ati vano Baraka, bataza kugushakisha bakagufunga ngo niwe wanyishe hanyuma ushyira mu mugozi byo kujijisha. Baraka ati birakureba se, nturaba wapfuye, wowe wiyahura upfe nibyo washatse, kandi ndumva nazana inkoni ukiyahura ndi kuguhondagura ngo ucuma inkoni mu maso. Nimbona udapfuye neza ndaguhohora pe, reka nsohoke nzane ikibando ndava hano ushizemo umwuka, nudahwera ndaguhwanye, iyahura upfu reka imiteto. Yasohotse hanze. Sofia agiye gusonika intebe umutima utera vuba agira ubwoba yihagararaho ati n'ubundi nkwiriye gupfa.
iyo aba wenda ntatanze ibyanjye byose sinari kwiyahura, ariko se bwo ntiyahuye nakomeza kubaho nte? Reka mbikore. Baraka biramureba. Umva ko nabonye byinshi nibwo mbonye umuntu umeze nka Baraka. Yasunitse intebe umugozi utangira gukaka, watangiye kumufata mu ijosi gusa uhita ucikagwa hasi hejuru ya ntebe. Yarababaye ashaka kwanga gutaka, uburibwe bumubuza kwihagararaho ararira. Baraka yinjira mu nzu n'ikibando kinini kandi arakaye ati ntabwo upfuye. Yari kimanitse Sofia asaba imbabazi ati mbabarira ntunyicishe inkoni Bara, nawe uri ikinyamaswa. Baraka ati ngaho ngera usubire mu mugozi wiyahure. Sofia wihaga ibyo gutaka yabonye ko Baraka nta mikino afite, ashaka kwiruka ngo asohoke asanga ku irembo hakinze. Baraka aramukurikiye amufata akaboko aramukurura ati ntugakine, niba ushaka kwiyahura bikore cyangwa nkujyane ku manga wiyahure niba ishoka ikunaniye. Sofia ati ndumva naniwe ndarushye, reka nduhuke hanyuma nkomeze, ariko mbabarira umbwire impamvu ushaka ko mpfa. Nakugize nte? Hari ahandi hantu twahuriye ku buryo wifuza ko mpfa? Naraguhemukiye, wari warabuze aho uhera ngo unyice? Baraka yarasetse turi kuri umusazi pe. Nahereye kare nkwitegereza ariko noneho uransekeje. Njye se ndifuza gupfa nkande? Ahubwo wowe kuki wifuza gupfa? Sofia turiya musore yambabaje kandi nawe umenye ibyanjye ntiwangirira impuhwe koko. Baraka yamufashe ikiganza, turumva bimeze nk'uko umukobwa yagufata. Sofia ati wapi, ikiganza cy'umuhungu iyo ugifashe umva ko gitandukanye. Baraka ati biba ari byiza se cyangwa uba wumva ari bibi? Sofia ati mba numva bitandukanye no gufata icy'umukobwa, ariko nanone sinavuga ngo ni byiza kuko umuntu ukunda niho wumva bitandukanye. Nawe ati harya uwo musore utumye wiyahura yitwa nde? Aramusubiza ati yitwa Salimu, tumaze imyaka 4 yose dukundana, twakundanye ngitangira aka kazi none undebere. Baraka aramusetse arakomeza aramubaza ati mbere yuko mukundana hari abandi basore mwakundanye cyangwa niwe wa mbere? Sofia ati niwe wa mbere kandi nta wundi nakunze nkawe. Noneho umusore yaramusetse aratembagara ati wamumenye ufite imyaka ingahe? Umukobwa yamubwiye uko bakundanye ati twamenyanye nagiye kurangura imyenda ya mbere yo gutangiriraho, agenda amuza n'abantu baranguza imyenda birangira dukundanye. Yaranteteshaga tugasohokana tugasangira, nta na rimwe nyerekaga kanca inyuma. Imyaka 4 yose ishize ntazi ubuzima bwanjye nawe twashwanye, ahubwo wasangaga twifitiye imishinga yo kubaka tugura ibibanza, numva ko ari we wanjye. Amafaranga yacu twakoreshaga nk'ay'abantu babana. Icyambabaje rero nuko ku mugoroba namuhamagaye kitabwa n'undi mukobwa akambwira ngo nshaka iki ku mugabo we. Nagize ngo ni imikino, muhamagara saa 7 z'ijoro nabwo wa mukobwa bari wiyitaba. Yashyize parireri numva umusore yasinziriye. Nabaye nkutaye ubwenge nkomeza kuba maso, bigeze saa 9 nongera ndahamagara wa mukobwa yitaba nsakuriza ngo nakubujije guhamagara umugabo wanjye, arasinziriye tuza muzavugana ejo. Nahise mbona message igira iti ni njyewe Sophie, umbabarire ntiwongeye kuntesha umutwe. Ni Salimu kwandikiye kuko kuva kare nabuze nkumva uvanga umugore wanjye. Nongeye guhamagara ntibamfata, ndakomeza ndahatiriza, banyandikira message irimo ya magambo yakubwiye avuga ko nta mubiri, nta sura, nta muryango kandi koko yavugaga ukuri. Nashatse kwiyahura ariko ibintu byanjye byari kuzazesagurwa. Nahisemo kubanza kubitanga cyane ko amafaranga yo ku masimukadi no mu mabanki bari kuzakoresha uko babyumva kandi hanze hari abantu bayakeneye. Baraka ati humura Sophie, ndabyumva ko wahise umera nk'uwo batuye isi yose ku mutwe kuko yagukatiye utarubyiteze. Nta muntu utatekereza kwiyahura, ariko weho wabaze nabi. Iyo ugiye kwiyahura uhita ubikora, ntubanza gutanga ibyawe byose. Wagira ngo wabanje no gusaraho, kuko iyo uri uwiyahura wari kubikora mu gitondo ntugire naho ujya. Icyakora si weho wenyine bibayeho. Sophia ati ntabwo byabaye ku bandi. Ninde wakundanye n'umuntu imyaka 4 badashwana na rimwe, barashoye amafaranga mu mishinga imwe n'imwe, bazi ko bari kumwe, inzu yakuzura neza, baraguze amasambu, akumva ngo yashatse undi mugore? Ninde byabayeho? Ngasanga imitoma yose bamuteraga bamubwira ko ari mwiza baramubeshyaga. Ibaze ko buri mugoroba yambwiraga ko ndi mwiza, mvuga neza, nseka neza, nanjye nkishima ntiyambeshya. Yaransezeranyije kuzambera umuryango, nanjye nkumva ari byo kandi byose ari ibinyoma. Yaraturitse ararira, turumva byumvikana koko. Ntabwo mbyumva ukuntu yamara imyaka inambeshya kandi ankoresha nk'igipupe. Baraka turabyibuka ukuntu impapuro naguhaye wazanditseho ibintu bitandukanye? Nawe ati yego. Yarakomeje ati impapuro n'ibyo wanditse byose bigereranye n'imyanzuro dufata. Kiriya ni ikimenyetso naguhaga cy'uko buri muntu wese yibeshye. Nawe wibeshye wandika bimwe ahandi urabyibagirwa. Sophia ati nibyo pe nibeshye. Nawe ati no ku mwanzuro wafashe wo kwiya ku buzima nuko bimeze. Nk'uko nabikubwiye nanjye narabigerageje ndetse kenshi gashoboka, ariko nicuza ko nabigerageje. Umukobwa ati ariko utambeshye koko washakaga kwiyahurira iki? Baraka ati ibyo turabiganiraho nyuma. Bwa kabiri nagusabye gukuramo imyambaro yose uti ntiwayikuramo mpari, ngo abazakubona bazavuga iki? Nashakaga kukwereka ko nyuma yo gupfa kwawe nubwo nta muryango waba ufite,
hari abantu bakwibazaho nubwo waba wapfuye wambaye. Iyo umuntu yiyahuye abantu bakomeza kumwibazaho mu gihe cyose bakiriho, cyane cyane iyo bikozwe n'umukobwa mwiza nkawe w'umukire buri musore wese yakwifuza gutereta, uteye neza, ufite ubwenge bwo kwibeshaho. Sofia ati wimbeshya, abasore ndabazi. Salimu yahoraga ambwira ko ndi mwiza ariko nawe wabyimvuye avuga ko nta sura. Baraka ati niko bigenda iyo ushaka ko umuntu akuvaho, kubera ko yakwanze ukabimenya utunguwe, yabonye kukubwira nabi no kukubeshya ko ufite inenge biratuma wumva ko utamukwiriye, ko akwiriye abeza kukurusha. Ariko nawe urabizi ko hari abasore bagutereza ukabanga kubera we. Nzi ko barenze umwe, abo bose babaga babonye ko uri mwiza, iyo ubaha amahirwe muba mukiri kumwe. Ku by'umuryango ho yakubeshya, umuntu ari mu muryango we. Ubu se mama azavuga ko nta muryango afite kuko abo bavukana n'ababyeyi be bose bapfuye? Afite abana n'abuzukuru. Nawe ufite amahirwe yo kugira umugabo ugukunda, ukagira abana, ukagira inshuti, abo bose bakakubera umuryango. None se haba hari abantu wahamagaye ngo babwire ko ugiye kwiyahura? Sofia ati ntawe. Baraka ati wanze kubikorera iki? Aramusubiza turi kubaza ibyo uzi, bari kuza kumbuza. Nawe ati nibyo, nta muntu wifuza ko ndapfa, keretse abicanyi, abarozi n'abanyeshyari. Ariko abandi bantu benshi ntibaba bifuza ko mugenzi wabo apfa. Wakabaye wishimiye ko umuntu mubi nka Salimu yavuye mu buzima bwawe. Hanyuma ntugire ngo ishoka yacitse kuko yirushaga ibiro. Ninjye wanyujije mu rwembe cya gihe ngo niwiyahura ugwe hasi. Ariko natunguwe no kubona urira ngo urababaye. Muri make sinshaka kuyahura. Nubikora nibyo urareka kubabara, ariko uraba wiyimye amahirwe y'ahazaza. Urabona ntameze neza, sinaretse kwiyahura se? Nta nubwo nyibitekereza. Aha ngeze nawe wahagera. Sofia ati nanjye cyagiye umbwira ngo nandike ibyo natanze ukanansaba gukuramo imyenda mbere yuko niyahura, numvise nabireka siniyahure, ariko nakoze ubuswa nkoreshwa n'amarangamutima ntanga ibyanjye byose. None nderekeza he ko byose nabitanze? Ikiza nuko nakwiyahura nkiyahura wenda ntabitewe nuko Salimu yanyanze, ahubwo mbitewe nuko yanyanze ngakora ubucucu. Baraka ati nkoretse ukaguma hano wakwiyahura? Ahubwo niba ufite amafaranga amwe wari usigaranye ugiye kuyahara andi rodi, yazane twimuke tujye kuyakoresha ahandi hantu. Sofia ati nibyo niba ubyemeye, ngumye hano sinazakira umunwa w'abantu binaha. Baraka yamuhaye isezerano ati nzagufasha ku buryo Salimu azicuza kuba yarakwanze, kandi uzicuza no kuba waragerageje kwiyahura. Gusa wenda ntuzicuza cyane kuko nibyo biduhoje, nzaba ndi kumwe nawe ahantu hose. Yamwurije kuri moto amujyana aho yakodeshaga, ahamagara inshuti ye yo mu wundi mujyi ayisaba ko yamushakira ahantu ho kuba hameze neza. Mu gitondo imodoka iza kubatwaza ibintu yaraje bimukira muri uwo mujyi. Baraka yamaze icyumweru atajya mu kazi, yita kuri Sofia, amuba hafi, amuganiriza, agerageza kumusetsa no gushaka ibyatuma yishima. Sofia atangira kumva agarutse ibona. Baraka yararaga ukwe, Sofia nawe ari uko. Gusa bageragezaga kuba bari kumwe amanywa yose kugira ngo babashe kwiyumvanamo mu rugero runaka. Nyuma y'icyo cyumweru Baraka yaramubwiye ati Sophie, nakuboneye umwanya mu isoko, nakuboneye naho tuzajya turangura, nanjye ngiye kujya ngufasha dukorane, sinzongera gutwara abagenzi. Sofia turakomeje se? Nawe ati wa muntu nahamagaye akaturangira inzu, namubwiye ko uzi gucuruza imyenda cyane, ahita atangira kunshakira ikibanza cyo gukoreraho naho nzajya ndangura, ubyemeye waza tugatangira akazi. Sofia yaranezerewe, aramuhobera, turakoze Baraka, unsubije mu buzima busanzwe pe. Guhera umunsi batangiye gucuruza imyenda, abasore benshi bakamugurira kuko bavugaga ko aseka neza babimukundira. N'abakobwa nuko byabaga bimeze, bikundiraga kujyayo bagasanga ari Baraka uhari. Iyo umukiriya yahageraga bamwakiraga neza, yaba ari kwigira ngo arebe ko umwenda umukwiriye, Sofia akaba amubarira inkuru, Baraka nawe ari uko, abakiriya bakahikundira. Uwabaguragaho umwenda bamufataga izina mu mutwe, bagatunga nimero ye, bamwe bakajya bahaza baje kumusuhuza gusa no kwiganirira nawe. Bigaruriye abakiriya benshi, bakomeza gutera imbere bishoboka. Kubera ko batahaga buri wese akarara mu cyumba cye, bagize aho barabirambirwa, ijoro rimwe kwifata birabananira. Bakomerejeho bahinduka umugabo n'umugore mu buryo batari biteze. Baraka yumvaga ko azagera akamubwira ko yifuza ko babana nk'abantu bakundana, bakazakora n'ubukwe, ariko bari batangiye kubana bitabaye. Gusa nk'intego yari yarihaye, yahisemo ko babyihutisha bagakora iby'ibanze, bakabana bafitanye amasezerano mu mategeko. Ubuzima bwabo bwarahindutse, batangira kugira imitungo ihagije. Kubera ukuntu Baraka yari yaratumye Sofia yongera kubaho, Sofia yaramubwiye ati Bara, ubu ntabaye nari ngiye gupfa. Ubu abantu baranyishimira, baba bashaka ko tuganira, bakansura, bakamba hafi nagize akabazo, kimwe nuko nawe wambereye umuryango nk'uko wabinsezeranyije. Ariko iyo ataba wowe ni ukuri mba nariyahuye. None ndiho kandi ubu ntunze byinshi biruta ibyo nahaye abantu. Baraka ati reka nguce mu ijambo. Hari umugore wahaye matera ataha yishimye, ndavuga ntumukuye ahabe. Nuko nawe utari utuje, nawe hari abantu wahinduriye amateka y'ubuzima, ukabuhindura mu buryo bwiza, n'ubwo ubwawe wabwangizaga. Gusa Imana yaradufashije, ntiyari kwemera ko wandavura. Sofia ati none se, kugira ngo ibone ko ntari ndashima,
waretse tukajya tugemurira imfungwa muri gereza cyangwa abarwayi mu bitaro? Baraka ati sheri, mu bitaro nibyo twajyayo ariko muri gereza naho ntituhibagirwe. Buriya abantu benshi batekereza kugemurira abarwayi kurusha uko batekereza imfungwa, kandi nazo nubwo ziba zarakoze ibyaha hari ubwo ziba zikeneye umuntu wo kuzifasha. Bamwe muri bo baba baraciwe mu miryango badasorwa, abandi baratangiye kwihana, bamwe wenda banarengana, kandi urabizi ko nta buzima bwo muri gereza. Twabipanga neza hose tukagerayo. Gahunda yaratangiye, iminsi 2 mu cyumweru bayiherera gusura abarwayi n'imfungwa. Icyatunguye Sofia nuko bagiye gusura imfungwa agasanga Salimu wamwanze afunzwe. Yabwiye Baraka ati nsubiyeyo, ibyo twazanye sinabiha Salimu, tugemurira abandi tumusimbuke. Baraka ati Sophie, wasanga na ubuzima butaramworoheye. Kuba ari hano ni ikimenyetso cy'uko ari guhanirwa ibyo yakoze. Wavuze ko wamubabariye kandi narabyishimiye, wikwisubiraho rero. Yarihanganye ntiyasubira inyuma, bamugiraho nk'abandi bose, bamuha agasabune n'utuvuta n'ibindi by'ibanze, basaba n'umwanya wo kuganira nawe. Salimu yamusabye imbabazi, amubwira ko umugore yashatse byarangiye amwishe kuko yamuteshaga umutwe, akaba yarakatiwe burundu. Baraka ati none se kuki wamwishe? Salimu ati nanjye sinzi uko byagenze, twararakaranyije ndamusunika agwa hasi, yari atwite birangira apfanye n'umwana we. Baraka ati none se kuki uri gusaba imbabazi Sofia? Nawe ati uwo mugore wanjye wapfuye si uko namukunze kurusha Sofia cyangwa ko hari icyo yamurushaga, ahubwo yaraje ansezeranya ibintu byinshi birenze iby'injye na Sofia twaruhiye, tumaze kubana nsanga yarambeshyaga, musunitse kubera umujinya arapfa. Nibazaga ukuntu nahemukiye Sofia bikarangira niringiye ambeshye, nuko birangira mwishe ntabipanze. Iminota bari babahaye yararangiye, Sofia na Baraka bajya kwibariza ushinzwe kubarinda icyo yazize, ababwira ko yamwishe amuteye icyuma yasinze, bapfa ko yamubeshyaga ko afite amasambu menshi n'inka yaragije abantu kandi ari ibinyoma. Batashye bumiwe. Baraka ati Sophie, kuba yaramwishe wasanga nawe mubana mukagira ibyo mutumvikanaho yari kukwica, uriya ntiyari uwawe rwose. Sophia ati uwanjye ni wowe rega, ni wowe wandemewe, sinzi n'impamvu namaze igihe nkundana na Salimu. Baraka ati ikintu kimwe kibayeho ni kiba kibaye mu buryo butagira umumaro, haba hari ikindi kiri kugutegurira cyiza cyangwa kibi. Niba wishimira ko turi kumwe, ni ukuvuga ko Salimu yaje mu buzima bwawe kugira ngo agucire inzira ikugeze wanjye. Sophia ati ibyo uvuga niko kuri, iyo atabinkora wenda mba narishwe n'urundi rupfu, ariko kubera wowe n'urwo nari ngiye kwiha wararundinze. Ndagukunda cyane Baraka, watumye mbona ko ubuzima ari bwiza kandi sinzigera na rimwe nguhemukira mu buryo bwari bwo bwose. Kugeza ubu Salimu aracyari muri gereza, bamukatiye burundu, bamusezeranya ko niyitwara neza bazamugabanyiriza ibihano. Sophia yabanje gucika intege, yumva atazasubira kumusura, gusa Baraka yamufashije kubona ko adakwiriye kubireka. Buri cyumweru basura imfungwa harimo na Salimu, bakabaha iby'ibanze baba bakeneye. Baraka na Sophia babereye abantu benshi urugero. Hari abumva inkuru za Sophia ntibabyemere kubera ukuntu ari umwe mu bagore bishimye cyane. Igitangaje ni ukuntu ibyo Baraka yabwiye Sophia by'uko yagerageje kwiyahura nawe yamubeshyaga. Yashakaga kumuhumuriza gusa no kumwereka ko nyuma y'ibibazo ubuzima bukomeza kandi bukaba bwiza. Aho amwereka ko yiteye icyuma ashaka kwiyahura, ni moto yamukubye hasi agakomereka. Icyakora ateganya kumubwiza ukuri vuba kuko wenda abona ko yasubiye mu murongo mwiza. Ndagushimiye aho tugeranye ku musozo, ntugende utaduhaye like cyangwa igitekerezo cyawe. Tuzabane no mu nkuru z'ubutaha.